nawe ugeze ku rwego rwo kujya gutoragura udukwi. Eske nta nubwo uragera ku rwego rwo kujya gutoragura udukwi, ariko hari urwego ugezemo. Kubera iki? Kuko akagezi k'ikreti kamaze gukama ku buzima bwawe. Oya reka nkubwire, iyo bizinesi yawe ntabwo izongera kuburamo inyungu. Oya reka nkubwire, muri depo y'ibyo kurya byawe ntabwo hari buze kongera kuzamo mituyu cyangwa kujya kugura ikiro, ntabwo hari buze kongera kuburamo ibyo kurya. Oya reka nkubwire, umaze iminsi uri kugenda utega moto, imodoka wasize uparitse, mu modoka yawe ntabwo hari buze kongera kuburamo esanse. Oya wowe wizerere muri aya mavuta gusa. Umaze iminsi kereti yarakamye ku buzima bwawe, ariko ndemesheje ndemesheje isoko idakama, soko y'umugisha, soko yo kwinjira ahantu hadasanzwe. Binyuze hehe? Binyuze ku buzima bwawe mukundwa. Abakundwa mu mwami, mwebwe mudukurikirana binyuze ku butumwa bwiza ku isi, reka mvuge ngo mbasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibaha umugisha abakundwa. Mwebwe Imana yaronse muri Yesu Kristo, ndetse namwe mudukurikirana mutarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, reka twizere ko umugambi w'Imana ari mwiza ku buzima bwanyu. Reka twizere ko namwe bizarangira bigenze neza, kubera ko Imana muri Yesu Kristo nta n'umwe ishaka gutakaza, ahubwo itwihanganira twese, idashaka ko hagira n'umwe uburizwamo ku bw'ubu bugingo bakundwa. Rero tunezerewe Imana yongeye kutwemerera ndetse no kuduha umwanya wo kugira ngo twungurane ku by'uru rugendo, ndetse tuze kuba tuganira no ku byanditswe, ijambo ry'Imana Bibiliya, kuko ab'iki gihe dukeneye ijambo bakundwa. Haleluya. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nukuri ushobora kuba udukurikiranye ari ubwa mbere se, cyangwa ukaba wuguruye ubutumwa bwiza ku isi ari ubwa mbere, ukaba utari usanzwe udukurikirana. Amazina nitwa Mutuyemungu Inyasi. Njya nkunda kubwira abantu ngo ndi umwana w'Imana. Njyewe ntabwo ndi umukozi, ntabwo ndi umugaragu, ahubwo ndi umwana mu rugo kwa data bakundwa. Rero Imana irushirizeho kuduhana umugisha. Kandi ngiye gutangira dusenga Imana kubwo kugira ngo Imana ibane natwe mu ijambo ry'Imana, yaba njyewe yaba mwebwe, turushirizeho kungukirwa bakundwa, kubera yuko biri ngombwa ko tuganira ku by'uru rugendo, ariko binyuze mu ijambo ry'Imana tukarushirizaho kungukirwa, kandi kuko ni iby'igiciro cyinshi bakundwa, ni iby'umumaro. Kandi reka nkubwire ngo ntabwo uzigera uhomberwa kubwo kurushirizaho kumva ko warya umutsima utera imbaraga mu gihe cyawe, ari wo jambo ry'Imana. Imana ikomeye, Imana y'ubutware n'ubushobozi, Imana rurangiza rwa burundu, twongeye kunezererwa urukundo rwawe ku bw'aka kanya data. Ndagusabye mukunzi mwiza, ubane natwe turi muri iki kiganiro, ubane n'abagiye gukurikirana ubutumwa bwiza ku isi binyuze muri iri jambo. Data, ubugururira amatwi yo kugira ngo bumve iki kiganiro, bive mu nyuguti ku bw'ijambo ry'Imana, ahubwo bibabere ubuzima rwose. Ntaba ari njyewe Nyiringabo Imana ndi muri iri jambo, ahubwo ndasabye ngo imbaraga z'Umwuka Wera zinzeho cyane, kugira ngo iri jambo ndikure mu nyuguti, nze kuba ndishyira mu buzima, ku bigendanye n'umuntu wese uri budukurikirane, kugira ngo Data birushirizeho kumvikana, kandi turushirizeho kungukirwa,
binyuze mu ijambo ryawe nyiribihe Imana. Ngaho bana natwe dutangira kandi no gusoza data uze kuza kubusozanya natwe, niko ngusabye nkwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bakundwa mu mwami, mwebwe mudukurikiranye muguwe neza, reka mbabwire ngo murushirizeho kwikomeza ku Mana ndetse no gukomerera mu mwami, kuko ibyavuye ku mavi birindishwa amavi, kandi ni iby'igiciro cyinshi ko Imana ikomeza kubahwa ndetse no guhabwa icyubahiro binyuze mu buzima bwawe wowe ubona unezerewe mu gihe cyawe. Uhereye kera kose mukundwa, Imana ikunda icyubahiro kuruta ibindi bintu byose biri mu isi. Niyo mpamvu igihe cyose izina ry'Uwiteka rizaba rihabwa icyubahiro binyuze mu butunzi bwawe, binyuze kuri buri kimwe cyose ku byo ufite, mu myambarire, mu mvugo ndetse no mu ngendo, aho utuye, aho ukorera mu kazi. Ndi kugira ngo nkubwire bizarushirizaho kugenda neza, kuko Imana yo icyo ikeneye ni ukwiheshereza icyubahiro ku buzima bwawe. Wowe udukurikiranye uri ku gisasiro cy'uburwayi, ukaba udukurikiranye uri ku gisasiro cy'ubukene, ku gisasiro cy'uruvugo mu miryango ndetse no mu baturanyi, ku gisasiro cy'uko utegereje ko bashobora gutangaza itariki zo guterezwaho cyamunara umutungo wawe, reka nkubwire iki, Imana yavuze ijambo rikomeye umuntu adashobora kukuvugaho mukundwa. Imana yarirahiriye iravuga ngo abarushye n'abaremerewe bayisangira baruhura, iravuga ngo tuyisangira turuhura. Reka nkubwire, umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza mukundwa. Wowe izera Imana gusa, ibindi ntibikureba. Nzi neza yuko bizarangira bigenze neza bakundwa mu mwami, kandi nzi neza ko umugambi w'Imana ku bakobwa n'abahungu uwowo ni mwiza, nuze kuba ubishidikanyaho. Kandi yego, mwuzaniye ijambo rivuga iki? Mwuzaniye ijambo rivuga ngo umuntu wese uvuga ko atagira ubwoba aba atarahura n'umuntu umutera ubwoba. Kandi ikindi kintu nakubwira ni iki? Ikindi kintu nakubwira ngo ndaza kuza kuba ngusobanurira munyuze muri iri jambo se cyangwa mu bintu turi buze kuza kuba twumva kuri poste yawe. Ujye upostingaho ibintu wamanje kubyitegereza ndetse no kubitekerezaho neza, kuko Imana yaje kubimbwira ko hari umuntu ushyira ikintu kuri poste ye, abantu kukirebaho gusa se cyangwa nawe yasigirwa ko ari ubutumwa ari gutambutsa binyuze kuri status ye, bikaba byamugiraho ingaruka y'imyaka 7 yose atanyeganyega, ari mu kaga kubw'ikintu kimwe yaba yarapostinzeho, kandi abifashe nk'ibintu bisanzwe ariko akagipostinga. Reka twinjire mu ijambo. Ijambo turarisanga mu Bami ba mbere, ibice ni ibice 17. Aho ngaho niho tugiye kuba dusoma. Reka umusomyi n'ubundi adusomere ahereye ku murongo waho. Uyu murongo ni umurongo waho wa mbere, ariko aramanza dusomere titire y'aha hantu. Dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amena. Titire iri mu Bami ba mbere ibice 17 guhera ku murongo wa mbere. Titire y'ijambo iravuga ngo Eliya ateza amapfa yihisha ku kagezi kitwa Kereti. Ijambo riravuze ngo Eliya yaje kubateza ibibazo mu gihe yari arimo se cyangwa ahantu yari aherereye, ariko aza kumva neza yuko no kwihisha bigiye kuzamo, arerekera hari ahantu yaje kuba yihisha. Turaje tuhumve. Bukeye Eliya w'itishubi umwe mu basuhuke b'i Galiyadi. Bukeye Eliya w'itishubi umwe mu basuhuke b'i Galiyadi asanga Ahabu aramubwira ati, yaje kubasanga Ahabu aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli. Reka nkubwire, yaramubwiye ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli
ihoraho iyo nkorera iteka ihoraho kandi iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura yararahiye aravuga ngo nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka yaravuze ngo ntabwo bizagwa muri iyi myaka ndetse mu gihe cye ararahira aravuga ngo arabivuze keretse aho nzabitegekera yaravuze ngo keretse aho nzongera nkabumburira umunwa wanjye nkabyatura ibi bintu nibwo bizongera kuza kuba bikoreka hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti hanyuma ijambo ry'Uwiteka ryaje kuba rimugeraho riti vaho ugende werekeze iburasirazuba vaho ngaho werekeze iburasirazuba kuko aho ngaho uri ntabwo bisanzwe have wihuse Imana yaje kuba imuburirira amubwira ngo aha hantu ntabwo ariho uri buze kuza kuba uri wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti Imana yaramubwiye ngo uze kuza kuba wihisha hafi n'akagezi kitwa Kereti ahateganye na Yorodani yaranamubwiye imuhishurira amabanga yose iranamubwira ngo ahantu uri buze kuza kujya ni ahantu hateganye na Yorodani imubwira buri kimwe cyose iramubwira ngo ahantu hadateganye na Yorodani nuze kwibeshya ngo aho ngaho uhaje kuko atariho hagize hate atariho ho kugira gute atariho ho kujya ndagira ngo nkubwire iki mukundwa impamvu nakubwiye ngo umuntu uvuga ko atagira ubwoba aba atarabona umuntu ubumutera uyu Eliya yakoze ibitangaza akora n'ibintu bikomeye cyane uyu Eliya ndi kubabwira n'umwe wabashije gucindagura abatware se cyangwa bari bahagarariye Dagoni na Bari mu gihe cyabo bose arabakindagura hatabuzeho n'umwe ariko yaje kumva ko uyu mugore amaze guha amakuru se cyangwa n'uyu mugabo aba bantu yari amaze guha amakuru aza kumenya neza yuko aba bantu ahaye amakuru bashobora kuza kumugirira nabi niko kugira gute niko gufata umwanzuro arahunga nk'uko yumvaga ijwi ririmo rirabimubwira uzajye unywa amazi yako Imana hari n'ukuntu yamuhaye kondisiyo bakundwa abantu b'Imana tuba dufite kondisiyo Imana yaramubwiye ngo kandi uzajya unywa amazi aturutse kuri aka kagezi oya ni nko kumubwira ngo nihagira n'umuntu uhakuzanira amazi ntabwo wemerewe kuyanywa nihagira n'inyamaswa ikuzanira amazi aha hantu muri iri shyamba ntuzayanywe ahubwo uzajya unywa iki uzajya unywa amazi y'aka kagezi ese mukundwa wowe mu gihe cyawe Imana yakubwiye ko uzajya unywa amazi yo ku kahe kagezi ese Imana iri kugufukurira kahe kariba ese umugisha wawe uherereye mu kahe karere ese umugisha wawe uherereye mu majyepfo ni mu majyaruguru ese umugisha wawe uri i Burayi nk'uko uheruka guhanurirwa yuko ugiye kujya i Burayi ese umugisha wawe uri muri iki gihugu cy'u Rwanda ese umugisha wawe uri mu bice byo mu giturage cyangwa ni hano muri uyu mujyi ese wowe urimo urategurirwa se cyangwa uri gutegurwa kunywa ku kahe kagezi uko biri kose abantu b'Imana turategurwa kandi n'ibyo tuba tugomba kurya ndetse no kunywa bigombye kuba ari ibintu biteguwe kandi haleluya kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo Imana y'amahoro yaje kuba itegeka ibikona ibingibi biguruka mu buryo busanzwe Imana irabitegeka ngo bizajye bigira bite bizajye bigemurira mwene data hariya hehe hariya hafi n'aka kagezi kuri Kereti nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze uyu muhungu yari umuhungu w'Imana yumviraga ijwi ry'Uwiteka kuruta ibindi bintu kuruta abazima n'ababa batakiri bazima yaje kuba yubahiriza kondisiyo yose nuko aragenda nk'uko yaje kuba yumva ijwi ry'Uwiteka Imana rivugana nawe mu gihe cye kandi ese wowe uri kujya mu kihe cyerekezo ese uri kujya mu cyerekezo byibura warangije kumva ijwi ry'Uwiteka Imana ku buzima bwawe ese mukundwa waje kuza kuba ufata uru rugendo rwo kwerekera ese uri kumva umugambi w'Imana ku buzima bwawe
ari uko ugomba kuza kuba werekeza muri iyi bizinesi? Ese uri kumva umugambi w'Imana ku buzima bwawe? Ari uko aba bantu ubona bari mu buzima bwawe ari abantu b'icyerekezo koko mugiye gufatikanya urugendo rwa nyarwo? Ese wowe bimeze bite mu gihe cyawe mukundwa? nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze. Mukundwa mu mwami yaje kuba agenda kandi agenza nk'uko Uwiteka Imana yari arimo aravugana nawe. Ajya kuri ako kagezi Kereti ahateganye na Yorodani. Yaje kuza kuba ajya kuri ako kagezi Kereti ndetse ajya ahateganye na Yorodani nk'uko Uwiteka Imana yari yabimubwiye, ndetse agira ate? Agumayo bakundwa. Ntabwo yigeze avayo ataramenya amakuru y'uko agomba kuza kuva aha hantu. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama. Ibikona nk'uko Uwiteka Imana yari yaramubwiye yuko azanywa amazi y'akagezi Kereti, ariko ibyo kurya akagemurirwa n'ibikona. Nguko uko ibikona byaje kuza kuba bimuzanira umutsima ndetse bikamuzanira n'inyama, mwene data yaje kuza kuba abaho neza mu gihe cye hariya rwose. Uko bukeye uko bwije. Uko bukeye ndetse n'uko bwije. Ibikona byo byabaga biri mu kazi kose. Ibikona kubwo gukora umurimo w'Imana byamuzaniraga ibyo kurya, umutsima umeze neza ndetse n'inyama zitetse neza. Ibikona bikamugemurira kubwo kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza. Haleluya. Niyo mpamvu bakundwa, abantu b'Imana tugomba kubaho neza. No muri iki gihe ubona ko bitakoroheye, ariko Imana izagica akanzu kugira ngo ubashe kurya umutsima, ubashe no kujya kuri busheri, ubwire abacuruzi, ubabwire ngo mukate ibiro 2 by'inyama nje kugaburira abana. Nguko uko Uwiteka Imana adufitiye umugambi mwiza ku buzima bwacu, kandi nguko uko Uwiteka Imana agufiteho umugambi mwiza mukundwa. Akajya anywa amazi y'ako kagezi. Kandi yajyaga anywa amazi y'ako kagezi rwose, kuko Imana yari yaramubwiye ko agomba kujya anywa amazi y'aka kagezi koko. Hashize iminsi ako kagezi karakama. Haje kuza gushira iminsi ako kagezi karakama bakundwa. Niyo mpamvu iki? Niyo mpamvu business urimo nimba ubona bitari kugenda neza, nimba ubona ahantu wari uherereye bitarimo biragenda neza, akagezi k'ikereti kakamye, ariko umva umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana igira ite? Akagezi kamwe gakama irangije kugira ite? Yarangije gufukura kandi kariba. Mubwiye iki? Ndakubwiye ngo Imana igufukurira kandi kariba, kuko akariba wari uri kunyweraho. Reka nkubwire, kuko ibikona byakugemuriraga umutsima ndetse n'inyama. Ndimo ndabona iki? Ndimo ndabona mbuti yaje ku buzima bwawe, ariko Imana y'amahoro dakiranirwa ngo yibagirwe, ifukura kandi kariba ku buzima bwawe mwene data. Kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Erega kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu nk'uko uyu muntu w'Imana yari yabivuze, n'aka kariba kageze igihe karakama. Mbega wowe, hari ukuntu akariba kajya gakama ndetse kagakama, wareba neza ugasanga gakamye binyuze no mu nzira nawe ubwawe waba waranyuzemo, ndetse cyangwa no mu magambo ubwawe waba waratuje akanwa kawe. Ariko humura, akagezi nubwo gakamye, Uwiteka aciye akanzu ku buzima bwawe. Amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe mukundwa. Oh haleluya. Ndimo ndabona iki? Ndimo ndabona Imana y'amahoro iremesha amafaranga ku buzima bwa benshi bakurikiranyira ijambo, kugira ngo mwongere mubone akariba ko kunyweraho, kuko isoko mwari muriho yari yakamye bakundwa. Niyo mpamvu mbabwiye iki? Niyo mpamvu mbabwiye ngo mwebwe mwizere Imana y'amahoro gusa, ibindi nibibareba muze kuba mukemura ibyo ngibyo. Mwebwe mwizerere muri aya mavuta, muri iri jambo. Imana igiye kuza kuba igira ite? Igiye kuza kuba ikora igitangaza ku buzima bwawe.
bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti bukeye ijambo ry'Uwiteka Imana ryaje kuba rimugeraho, haguruka ujye i Serafati. Imana ivugana nawe amagambo akomeye, iramubwira ngo haguruka ujye i Serefati haba Sidoni, aba ariho uba, hariyo umugore w'umupfakazi. Oh haleluya! Imana iramubwira ngo hariyo umugore, kandi uyu mugore reka nkubwire nkumenera amabanga yose, reka nkubwire nta kintu na kimwe kijya kubaho Imana itatubwiye. Imana yamumeneye amabanga yose, cyangwa se Imana imubwira buri kimwe cyose, imubwira aho azashyikira, imubwira ko uyu mugore ari umugore w'umupfakazi agiye kuza kuba ageraho muri iyi minsi. Haleluya! Niyo mpamvu nshaka kukubwira iki mukundwa mu gihe gisa n'iki ngiki. Nshaka kukubwira yuko abantu barakenewe ku buzima bwacu. Imana nubwo akagezi kaje kuba gakama, ariko Eliya yari afite ikibazo hariya muri ririya shyamba. Eliya na mushiki wacu na mwene data wamusangaga ngo amubwire ngo apeti, na mwene data wamubwiraga mwaramutse na mwiriwe. Imana y'amahoro irebye mu ntekerezo za mukundwa Eliya mu mwami, Imana niko kugira gute, niko kureba intekerezo za Eliya, ibona ko Eliya akeneye iki? Akeneye umuntu wajya umubwira ngo mwaramutse, akeneye umuntu wajya byibura anamuvugisha. Eliya akarushirizaho gutuza, kuko Eliya yari ahagaritse umutima cyane bikomeye. Bishatse kuvuga iki? Ubwo nahise ngaruka kuri za poste. Hari umuntu usanga yashyize kuri status, ugasanga yashyizeho nk'amagambo se cyangwa kari akavideo kavuga ngo niyo abantu bose bagenda ngo Imana y'amahoro muzagumana, ngo niyo abantu bose bakuvaho. Mukundwa, hari amagambo uba ukwiriye kwitondera. Abantu bose nibaba bagiye, burya ujya umenya yuko n'Imana yagiye. Uhereye kera kose Imana ikoresha abantu. Uhereye kera kose umugisha wawe Imana ishobora no kuwunyuza mu biganza bya bene data, Imana ishobora no kuwunyuza ku bantu. Oya, nuba ufite n'amafaranga ukajya kuri butike, bisaba kuzahasanga umuntu. Niba ufite n'imodoka, ntabwo uzajya guhaha ngo ari wowe wipakirira imizigo mu modoka, bizasaba ko ushaka umukarani akagupakiriramo imizigo. Oya, nunarwara cyangwa ukarwaza ukajya kwa muganga, uzasanga y'abaganga ari abantu. None ugeze ku rwego rwo kuvuga ngo niyo abantu bose bagenda. Abantu benshi bakunda gupostinga ibi bintu, abangaba abenshi ni ba bantu b'ibisambo, ni ba bantu b'abatindi mu miti mutamenya iyo baba bararerewe. Ugasanga umuntu agura umufuka w'umuceri ukarangira adahayeho na mushiki wacu cyangwa mwene data ikiro kimwe cyo kurya, ngo nawe yumve uko Yesu agira neza. Igihe cyose ugura agafuka k'akawunga ukagura umufuka w'umuceri, umutima ntugucira urubanza ngo byibura muri karitsiye urimo hagire n'umuntu uhaho n'ikiro cy'umuceri cyangwa ikiro cy'akawunga. Ujye umenya ko Imana yarangije guhunga ubuzima bwawe, ujye umenya yuko nta Mana muri kumwe hafi aho ngaho, nta n'iyihari. Eliya yararyaga, nta kibazo yari afite cy'ibyo kurya. Bakundwa, Eliya yaranywaga. Bakundwa, Eliya yaraguwe neza kubera yuko Imana yajyaga yohereza n'uburyo bwiza bw'ikirere cyiza, akazuba kakakira ku gihe, Imana ikazana uburyo bw'amafu ya nimunsi, akabasha kugubwa neza ndetse no kunezererwa. Ariko Imana imwitegereje, Imana ibona afite ubwigunge bw'uko ari mu ishyamba wenyine. Niho Imana yaje kubikamya kariya kagezi kugira ngo Eliya imwereke ko agomba gufata undi mwanzuro ukomeye wo kugira gute, wo kwerekeza kwa mushiki wacu mukundwa. Uyu mushiki wacu mukundwa nawe nzamubigishaho. Ni umumama ufite amateka meza, ni umumama ufite amateka adasanzwe y'ukuntu Imana yaje kubimugirira ubuntu, kubera ko umuntu w'Imana yari yageze mu rugo rwe. Bakundwa mu mwami, dukomeze dusome. Komeza udusomere.
uwo mupfakazi niwe ntegetse kugutunga. Imana yamuhaye kondisiyo zose ndetse ibasha kumubwira buri kimwe cyose. Iramubwira ngo uwo mupfakazi niwe ntegetse kugutunga. Imana iramubwira ngo va ngaha ugende wihuse uyu muntu ushyikiraho. Mbese yamubwiye buri kimwe cyose. Yabashije no kumuhishurira uwo ari we, kuko kumubwira ko ari umupfakazi n'iki hari byinshi bitanditse aha ngaha. Imana yabashije kumuhishurira kugira ngo ataza kuza kumwitiranya, ahubwo aze kuza kuba amenya neza uwo ari we koko byanyabyo. Nuko arahaguruka ajya i Serafati. Mwene data yaje kubahaguruka. Ese mwene data wowe urumva witeguye guhaguruka? Kuko ahantu wicaye, ahantu uri akagezi karangije gukama. Ese urabona witeguye guhaguruka? Mukundwa mu mwami, urumva uri tayari? Izerere muri aya mavuta, urahaguruka mu izina rya Yesu. Vuba bidatinze kandi urinjira mu mugisha wawe, kuko ndimo ndabona amarembo y'umugisha arimo yugururirwa mu gihe cyawe, kugira ngo ugire ute? Kugira ngo winjirire mu munezero wawe rwose, kandi vuba bidatinze mukundwa. Ageze ku irembo ry'umudugudu. Ageze ku irembo ry'umudugudu, ahasanga uwo mugore w'umupfakazi. Yaje kuza kubahasanga uwo mushiki wacu, kandi uyu mushiki wacu yari umupfakazi, kuko ndagira ngo nkubwire iki, umugabo we ntabwo yari akiriho. Atoragura udukwi. Mbese wumve ngo yaje gusanga atoragura udukwi, kuko oya nta gaze yagiraga, ibi by'ikoranabuhanga. Ntugire ngo yari afite ubushobozi bwatuma agira amashyiga ya gaze. Yatoraguraga udukwi mu gihe yari arimo, nta nubwo byamwemereraga kujya kuri botike ngo yake ibiro 5 by'amakara. Oya ntabwo byari bukunde, kuko yari ageze ku rwego ubuzima butamworoheye. Ariko ndagira ngo nkubwire iki, nawe ugeze ku rwego rwo kujya gutoragura udukwi. Eske nta nubwo uragera ku rwego rwo kujya gutoragura udukwi, ariko hari urwego ugezemo. Kubera iki? Kuko akagezi k'ikreti kamaze gukama ku buzima bwawe. Eliya aramuhamagara aramubwira ati, mwene data Eliya yaje kuba muhamagara, kandi hari amagambo yamubwiye, ndetse aya magambo yabwira mushiki wacu. Ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Mwene data yaramubwiye ati, ndakwinginze mushiki wacu mukundwa, unzanira amazi yo kunywa, kuko nakoze urugendo rutari rutoya. Mbese mfite icyaka, mfite inyota, kandi biri ngombwa ko mbona amazi yo kunywa. Nuko ajya kuyazana. Nuko mushiki wacu, reka nkubwire, abakobwa b'Imana babasha kumva ijwi ry'Imana, ese cyangwa bakumva umuntu uri kubabwira ikintu bagomba gukorera mu mwanya wacyo koko. Akigenda aramuhamagara ati, mwene data abonye mushiki wacu akigenda, arongera agira irindi yerekwa, kandi arongera agira izindi ntekerezo. Ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Yaramubwiye ati, ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki, kuko uyu muntu yari afite inyota, ariko n'inzara ntabwo yari imworoheye, kuko urugendo rwose yari yakoze. Ntabwo yemererwaga ko aza kongera guhura n'inyamaswa cyangwa ibikona biri buze kumugirira impuhwe, kuko Imana yari yarangije gushyiraho iherezo ryo kuza gutungwa n'inyamaswa, kuko Imana yabonaga ko mwene data yarambiwe gukomeza kubana n'inyamaswa mu ishyamba. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho. Aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka Imana yawe ukorera, kandi nzi neza yuko uri umuntu w'Imana. Nkurahiye Uwiteka Imana ukorera. Nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu. Yaramubwiye ati, mbega wowe, ni nko kumubwira ati, ntiwajya kuvangirwa, ariko ndabona utangiye kuzana ibintu bitari sawa. Yaramubwiye ati, njyewe nta mitsima mfite. Oya, aho ngaho ibyo utangiye kuzana ibitari byo. Aramubwira ngo uretse urushyi rw'agafu.
nsigaje mu giseke. aramubwira ati urwo ngurwo nirwo nsigaje mu giseke ngewe, n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. yaje kubamubwira ati kandi hari n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. reka mbabwire bakundwa ibi bintu kugira ngo mubyumve neza. uturanguzwa tw'amavuta bivuze iki? bivuze ko mushiki wacu ntabwo yari akijya kuri botike ngo yake litiro 5 z'amavuta. oya, ntabwo yajyaga kuri botike ngo yake litiro y'amavuta, ahubwo yari ageze kuri rwa rwego rwo kujya kugura mituyu y'utuvuta twa 200 ko gushyira mu gatunguru ngo arebe ko ubuzima bugenda neza. mbega wowe, ndagira ngo nkubwire iki? no kuri mushiki wacu Kereti akariba kaho kari kararangije gukama no mu buzima bwe. oya, reka nkubwire, no kuri mushiki wacu akariba kari kararangije gukama, nawe byari ngombwa ko Imana igira ite? ko Imana ifukura kandi kariba, kandi binyuze ku muntu w'Imana. uyu muntu w'Imana nubwo yarazanye inzara, byari ngombwa ko agira ate? byari ngombwa ko agera ahantu ngo umwuka umurimo se cyangwa imbaraga zimurimo zidasanzwe kugira ngo ziremeshe igitangaza muri uru rugo. haleluya. rero nawe ugire kwizera Imana y'amahoro, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe, iraza kuba ikora imirimo n'ibitangaza binyuze ku buzima bwawe wowe. amen. ubu dore ndatoragura udukwi 2. yaramubwiye ati mwene data, ngeze ku rwego rwo gutoragura inkwi mu mudugudu nabaye akabarore, kuko n'ubushobozi bugura amakara ntabuhari. oya, ubwagaze bwo sinakirirwa mbuvuga, mbese wumve ngo ngeze ku rwego rutari sawa, nubwo ubona ndi kukwemerera bwose ngo ngiye kukuzanira amazi yo kunywa, kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye. yaramubwiye ati icyo ni cyo kintu ngiye gukora cyonyine kugira ngo nsubire mu rugo, aka kantu mbashe kugakora nkesitare gashye, nivugire ubundi nkarye n'umwana mu rugo, ngo tukarye twipfire. yewe nta kindi kintu turi guteganya. icyo kora aka kantu nikaza kuba karangira, ikiri buze gukurikiraho ni urupfu rwonyine. Eliya aramubwira ati umuntu w'Imana ari mu kirere k'isi y'umwuka, ari mu mbaraga zidasanzwe, yamubwiye iki? witinya. yaramubwiye ati witinya. umva mukundwa, umva ijambo rikomeye Imana ivuganye nawe. Imana ivuganye nawe ngo witinya. haleluya. kuko iki? umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni sawa. amen. witinya, genda ubigenze uko uvuze. witinya, wowe genda ubigenze uko nguko uvuze. ubundi urarwana n'iki? wowe genda ubigenze uko nguko, ariko banza umvugireho akanjye. ariko mbere y'ibyo byose byo kuvuga ngo wipfire n'umwana wawe n'iki, ibyo ntabwo bindeba. ahubwo wowe genda ugira kukoraho kandi ukakore wihuse, ubundi ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe. maze wowe uze kuza kubona kugira kuza kuryaho n'umwana wawe, ariko njyewe ndamanje kurya. nuko Uwiteka Imana ya Isiraheli, kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya ngo, Imana ya Isiraheli ivuze itya iti, icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu. umva mubwire, abantu b'Imana bajya batura amagambo akomeye. niyo mpamvu ahantu uzajya ubona abantu b'Imana ujye ububaha kandi wumve ko ari abantu b'igiciro cyinshi ku buzima bwawe ndetse no ku buzima bwa benshi. mwene data yaje kuba aremesha abyatuje akanwa ke, kuko akanwa kiwe mu izina rya Yesu Kristo yaravugaga bikaba, yategeka bigakomera mu izina rya Yesu. amen. subiramo aho hantu neza tuhumve, kuko ndagira ngo bene data bizerere muri aya mavuta yo kwizerera mu bantu b'Imana, yo kwizerera mu gihe cyabo, bamenye neza yuko Imana ya Eliya niyo Mana yacu natwe mu gihe cyacu. Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya ngo, kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya ngo, iti ngo, icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu. Imana ivuganye nawe ngo icyo giseke cyawe ntabwo kiri buze kuburamo ifu.
n'amavuta ntabwo ari bubure muri iyo mperezo. Oya mukundwa, izerere mu ijambo ngo n'amavuta ntabwo ari buze kuzongera kuburira muri iyi mperezo kandi. Haleluya, amen, amen, haleluya. Kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Umva, Eliya yamubwiye amagambo akomeye, aramubwira ngo wowe ntukandwe n'ikirere cy'uko hari izuba ricanye ku buryo bwo hejuru. Eliya yamubwira amagambo akomeye, aramubwira ngo wowe ntukangwe n'iminsi n'ibihe turimo, ahubwo ngo ibyo ngibyo ndategetse mu izina ry'Uwiteka, ibyo kurya ntabwo bizongera kubura muri uru rugo. Amavuta yo kubitegura ntabwo ari buze kongera kuburamo, ayo mazi ngiye kuza kunywaho ntabwo azongera kubura muri uru rugo kugeza igihe Uwiteka azavubira isi imvura. Kugeza igihe Uwiteka Imana izavubira isi imvura. Bishatse kuvuga ngo mu yandi magambo, nk'uko yari yaravuze ngo kugeza igihe azabitegekera niho imvura izongera kugwira cyangwa ikirere kigahinduka, ni nk'aho yamubwiye ngo kugeza igihe nzongera nkatuza akanwa kanjye nkavuga ngo imvura yongere igwe, ibihe byongere bigende neza. Ubundi mu yandi magambo nicyo kintu yari ashatse kuvuga, kuko yari yizereye mu mavuta adasanzwe. Eliya mukundwa yari yizereye mu mavuta yo mu butware bwo gutegeka. Oya, yari sinzi uko nabikubwira, ariko ku buzima bwe hari harimo ikirere cy'amavuta y'ubutware bwo gutegeka cyane. Nuko aragenda abigenza nk'uko Eliya yabimubwiye. Mushiki wacu nawe yari afite kumvira ijwi ry'Uwiteka Imana, yaragiye abigenza nk'uko mukundwa Eliya yari amaze kubivugana nawe. Kandi uwo mugore na Eliya n'abo mu rugo rwe, kandi Eliya n'uwo mugore ndetse n'abo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Baje kuza kuba bamara iminsi baguwe neza kandi bameze neza muri icyo gihe, kuko Uwiteka Imana yahise atangira kugomorora imigisha y'impande zose muri urwo rugo, kuko Imana yari yarangije urwo rugo kurugabiza mwene data Eliya kugira ngo buri kimwe cyose kize kuba kigenda neza. Icyo giseke nticyaburamo ifu. Oya, reka nkubwire, iyo bizinesi yawe ntabwo izongera kuburamo inyungu. Oya, reka nkubwire, muri depo y'ibyo kurya byawe ntabwo hari buze kongera kuzamo mituyu cyangwa kujya kugura ikiro, ntabwo hari buze kongera kuburamo ibyo kurya. Oya, reka nkubwire, umaze iminsi uri kugenda utega moto, imodoka wasize uparitse, mu modoka yawe ntabwo hari buze kongera kuburamo esanse. Oya, wowe wizerere muri aya mavuta gusa. Umaze iminsi kereti yarakamye ku buzima bwawe, ariko ndemesheje iki? Ndemesheje isoko idakama, soko y'umugisha, soko yo kwinjira ahantu hadasanzwe. Binyuze hehe? Binyuze ku buzima bwawe mukundwa. N'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo. Oya, amavuta agaciro nta mavuta. Amavuta ntabwo ari buze kongera kubura ku buzima bwawe. Haleluya. Nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Hanyuma y'ibyo rero kandi umwana w'uwo mugore nyir'urugo ararwara. Umwana w'umugore nyir'urugo yaje kuba arwara. Aya ni amakuru maremare tuzayagarukaho ubutaha se, cyangwa ibi tuzabigira icyigisho ukwacyo, kuko haje kuza kuba habonekamo ibibazo bitandukanye muri uru rugo, ariko Imana y'amahoro ikajya igenda ikoresha mukundwa mu mwami mwene data akabasha gukemura buri kimwe cyose, kuko ubutware bwo gutegeka bwari buri hehe? Bwari buri ku buzima bwe kandi. Amen. Haleluya. Rero wowe izerere muri iri jambo kandi ugira umwete wo kwizerera muri aya mavuta mu kirere kidasanzwe binyuze mu ijambo. Vuba aha ngaha bidatinze Imana iragukorera igitangaza gituma abantu bishimana nawe, wowe utiriwe ubumbura akanwa ngo ugire ibyo uvuga.
ahubwo Imana ishaka kukubahisha, Imana ishaka kwiheshereza icyubahiro ku buzima bwawe mukundwa, kuko Kereti ku buzima bwawe yarakamye. Ahubwo ishaka iki? Ishaka kuremesha ubundi buzima, shaka kuremesha abantu b'umumaro ku buzima bwawe, shaka kuremesha icyerekezo cy'iburyo kuko wari uparitse ibumoso. Imana ishaka gukora ibintu bidasanzwe binyuze ku buzima bwawe. Nimba wizereye muri aya mavuta, uzamure haleluya aho uherereye hose mu izina rya Yesu, kuko Imana ikugarutseho kuruta ubwa mbere. Imana ije gukora birenze uko wowe wabitekerezaga mu ntekerezo zawe. Ikindi kintu, Imana ije kongera kwivuga mu izina binyuze ku buzima bwawe mukundwa, kuko Imana ije gukora ibintu bidasanzwe. Imana ije gukora iby'imbaraga nyinshi. Imana ije gukora, kandi ndetse ije gukora cyane birenze ibyo mu miryango yawe babonaga, ibirenze ibyaho washatse n'aho wavutse babashaga kubona, ibirenze wowe wizerere muri aya mavuta. Ndimo ndabona iki? Ndimo ndabona Imana yeza ingendo z'umugisha ku buzima bwawe. Ndimo ndabona iki? Ndimo ndabona Imana yerekeza inyenyeri ya yindi yayoboye abanyabwenge ku buzima bwa benshi, kugira ngo mumenye uko mugenda ndetse mumenye n'uko mugenza muri kino gihe cyanyu. Ndimo ndabona iki? Ndimo ndabona Imana iremera abantu benshi bari ku cyavu cy'ubukene, ibaremera amafaranga ngo mujye mu kazi kandi mujye guhanga imirimo y'ibyo gukora. Ndimo ndabona iki? Ndimo ndabona Imana izura bizinesi zari zararangije kuba akahebwe ndetse na bene zo bararangije korosa. Ndimo ndabona iki? Ndimo ndabona Imana isesekaza isoko y'umugisha, kuko Kereti ya benshi yari yarakamye, ariko Imana ifukuye akandi kariba kugira ngo munywe kandi mugotomere, mwumve mushize inyota, mwumve hari ahantu mugejeje. Amen. Imana y'amahoro ikomeze kubarinda, Imana ikomeze kubafasha ndetse no kubagirira neza. Ibirenze ibyo ngibyo murushirizeho gukomerera mu mwami. Ndimo ndabona hari abantu benshi impumuro mbi yari yihebesheje ko mutari buze kurangiza uyu mwaka. Imana ivuganye namwe ngo uyu mwaka muzawurangiza mu izina rya Yesu, kandi muzawurangiza neza, nta nubwo muzawurangiza nk'uko umwaka warangiye byaje kuza kuba bibagendekera. Ntabwo ariko bizagenda. Mbonye Imana iciye akanzu ku buzima bwa benshi kugira ngo munezerererwe mu gihe cyanyu. Mbonye Imana yeza telefone z'imigisha kunyura kuri WhatsApp, kunyura ku mbuga zanyu, kunyura ku murongo wa telefone bisanzwe. Mbonye Imana ihindura amateka y'ubuzima bwa benshi kubw'uko abantu benshi mwizereye muri aya mavuta kandi. Haleluya. Rero reka n'ubundi nk'uko twatangiye dusenga, dusoze dusenga kugira ngo birushirizeho gufataniriza hamwe kutubera ibyiza ndetse no kutuzanira ibyiza muri byose ndetse no kubwa byose kandi. Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, Imana rurangiza rwa burundu, turakunezerewe kubw'ukubanye natwe mu ijambo Data muri aka kanya. Turakunezerewe kuko z'imirimo n'ibitangaza binyuze ku bakobwa benshi no ku bahungu benshi. Turakunezerewe kuremesheje Data imigisha ndetse n'umugisha bitandukanye ku bantu benshi binyuze muri iri jambo. Nukuri ndakunezerewe Nyiringabo Imana, kuri Imana yumvishije gusenga kwacu ku bw'aka kanya. Yewe Yesu, rero ndagusabye muri byose ndetse no ku bwa byose ngo ukomeze wiheshereze icyubahiro ku buzima bwa benshi. Reka hagira abantu bari ku gisasiro babasha kuva ku gisasiro Data, kubwo kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bari ku gisasiro cy'uburwayi, bari ku gisasiro cy'ubukene Nyiringabo Imana, reka hagira abakivaho Data kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro binyuze ku buzima bwabo. Mukundwa mu mwami, abari ku gisasiro cy'ibihombo mu buryo butandukanye Data, ndemesheje umugisha,
ndemesheje impinduka abo kereti zarangije gukama ndetse zimaze igihe zarakamye, ndemesheje ibindi byerekezo byo kugira ngo binjire mu mugisha, kandi nyiringabo Imana bongere kukubona biri mu buryo budasanzwe mu gihe gisa n'iki ngiki, kuko Imana ivuga bikaba ndetse wategeka bigakomera. Ngaho bikorere kubahisha izina ryawe mukundwa mu Mwami. Yewe Yesu, ndapfukamye mu buryo bwo mu mubiri ndetse no mu buryo bw'intekerezo data, ni wowe nshikamijeho umutima kubwo gusenga muri aka kanya. Yewe Yesu, niko ngusabye mwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amena.